Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro bya One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda, mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi nanone turongera tuganire. Nk'uko muri kubibona kuri ekran zanyu, turi kumwe n'umunyarwanda uba mu gihugu cyo muri Canada, yitwa Bwana Joachim Mutezintare. Akaba ari umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda baba mu gihugu cya Canada, mu rurimi rw'icyongereza benshi muzi nka RCA Canada. Bwana Joachim Mutezintare, niba mudukurikiye neza, tubaha ikaze kuri One Nation Radio. Ndabakurikiye neza kandi ndabashimiye Bwana Mpumuza. Yego, murakoze cyane. Hanyuma ngira ngo nta munsi wari washira, ntabwo urarenga hakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga inkuru ijyanye no kwamagana ikiganiro cyatanzwe kuri radiyo Canada. Ni ikiganiro cyatumiwemo umutegarugori witwa Judy River, ni umwe mu bantu bakunze kugaragara bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni abantu benshi n'ubundi bari aho muri Canada bagiye bagaragara mu mabaruwa atandukanye bamagana kino kiganiro, ariko namwe nk'umuryango w'abanyarwanda baba muri Canada mwarabyamaganye. Ibarwa yanyu namwe ngira ngo benshi wenda kubakurikira imbuga nkoranyambaga barayikurikiye kuva ku munsi w'ejo. Ubundi intandaro y'ibi byose tubihereye imuzi byatangiye gute, Bwana Joachim? Mwatubwira nk'abantu bari aho ngaho muri Canada ho n'ubundi iyi radiyo ikorera. Ubundi hano muri Canada umuntu aduhangayikishije cyane ni umupfasoni wamuvuze. Yasohoye igitabo gishaka kugoreka cyangwa guhindura amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ikintu cyatubabaje rero ni uko radiyo Canada ni radiyo y'igihugu cya Canada, ni radiyo abaturage dutangamo imisoro. Kubona batumira umuntu nk'uwo mupfasoni River kandi inyandiko ze zizwi ko ari umuntu w'umunegasiyoniste ukomeye, bakamuha urubuga. Ariko cyane cyane umunyamakuru wamubajije witwa Stéphane Biro, cyatubabaje cyane. Ibya Judy byo byari bizwi, twari ubwa mbere tubyumva, ariko twatangajwe cyane no kubona uburyo umunyamakuru wa radiyo Canada mbese asa n'ushima ibyo avuga, akabiha agaciro ndetse akamungangiza ku buryo bishobora kuyobya abandi bantu basanzwe batega amatwi radiyo Canada kandi benshi cyane. Nicyo cyaduteye impungenge. Iki kiganiro cyatanzwe ku wuhe munsi, Bwana Joachim? Cyatanzwe ku itariki ya 7 nijoro, gisakara mu gitondo ku itariki 8, mu kiganiro gifite ekute nini, ku buryo dufite impungenge ku bantu bateze amatwi icyo kiganiro, cyane cyane abasanzwe badasobanukiwe amateka ya jenoside. Bishobora kubayobya mu myumvire yabo n'imisobanukirwe yabo. Yego, ngira ngo reka twibutse abadukurikiye ko iki kiganiro n'ubundi nk'uko byagiye byandikwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye, ni ikiganiro nk'uko mwabivugaga Bwana Joachim, cyatanzwe kuri radiyo ya Canada, ariko kibanze cyane ku gitabo uyu Judy River ukunze kugaragara apfobya jenoside yakorewe Abatutsi yanditse, cyitwa In Praise of Blood. Ni igitabo yasohoye mu mwaka w'2018. Muri iki gitabo River ashinja ingabo zahoze ari za RPF Inkotanyi guhanura indege yari itwaye Perezida Habyarimana ku itariki ya 6 Mata 1994
akanavuga ko ariyo yabaye imbarutso ya jenoside yakorewe abatutsi, ibintu umuntu yavuga ko bihabanye n'ibyagaragajwe n'inzobere zitandukanye. Umuryango rero w'Abanyarwanda baba muri Canada wanenze ubuyobozi bw'iradiyo mu ibaruwa mwanditse, ndetse natwe dufitiye kopi, aho mwavuze ko uyu munyamakuru Biro yakoresheje ubunyamwuga buke, kuko ni nk'aho yasigirije kino gitabo cya Riva mu kiganiro, aho kugisesengura yifashishije ibihamya ngo bifatika. Ariko umuntu hano yakwibaza nanone, radiyo Canada urumva ni radiyo y'igihugu, ntekereza ko n'ubundi basanzwe bakurikira ibikorwa by'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyo mwebwe mukora nk'Abanyarwanda batuye aho ngaho, ariko kuki bagombye kumutumira? Wenda ntibabe baca no ku bandi Banyarwanda cyangwa se abandi bantu bazi neza amateka, kuki bafashe uruhande rumwe? Ku bwanyu mubona barabitewe n'iki mu busesenguzi bwanyu? Ubundi hano muri Canada ni ahantu kuvuga ibyo ushatse usesuye biremewe, bisa n'uko ndetse byemewe gusumba ahandi hose. Uriya mudamu rero ashobora kuba yarasabye kuzatanga icyo kiganiro, nta gitangaza kirimo, n'undi wese yabisaba akabibona. Nk'uko nakubwiye, igitangaza ni icyo twakwita nka violation y'amategeko y'ubunyamwuga bwa radiyo. Ni aho ngaho dushingira. Ubundi kuba Judy yatumirwa, ibyo birashobora gushyika, ariko nta nubwo byatubabaza cyane, kuko tuzi ko muri iki gihugu niko bimeze malheureusement. Ariko twebwe icyo dushingiyeho ni ubunyamwuga buke bwagaragaye, ni kudatanga gihamya cy'ibyo Judy avuga, nk'ibyo bintu wari uvuze ashingiraho. Umuteze amatwi mbese wumva ko yabaye nk'igikoresho, asubiramo izo twakwita teori z'abakoze jenoside, bavuga bati tuzabivamo dutya, tuzavuga ko ari indege yahanuwe na naka na naka, ariko twatanze ikibazo kivuga kiti uwo Judy nazane ibyemezo by'ibyo avuga, kuko ntibyarengera ubushakashatsi bwakozwe n'ibihugu. Dutanga urugero nk'u Rwanda, komisiyo raporo Mutsinzi, dutanga urugero nk'Abafaransa nabo bakoze ubushakashatsi balisitike kugira ngo barebe uko iyo misile yagiye, bose bakemeza ko zavuye ahantu hamwe muri ka Kanombe, kandi ko aho zavuye ntabwo ingabo za RPF aho zari ziri zashoboraga kuba ahantu. Ibyo ni ibintu tubaza tuti, niba nta bimenyetso biriho, uyu muntu yahabanya ate na ankete na recherche zakozwe zifite ireme? Yahabanya ate n'imirimo yakozwe na TPR, Tribunal Penal International pour le Rwanda, yemeza uburyo butasubirwaho ko jenoside yateguwe igakorwa, bikemezwa na Jean Kambanda wari premier ministre wa guverinoma genosideri. Uyu muntu ashobora kuva muri Canada agahakana ibintu nk'ibyo ati. Ibyo ngibyo nibyo dushaka kubaza ombudsman wa Radio Canada. N'ubu ngubu namaze kubona igisubizo cy'ibaruwa twamugejejeho ejo, avuga ko yakiriye kandi azakora ibishoboka byose kugira ngo asobanuze neza icyatumye ibi biba. Ubwo turacyategereje uko bizagenda. Yego, kuri radiyo ya Canada, nk'abantu baba aho ngaho muri Canada, umuntu yavuga ko ni inshuro ya kangahe byari ubwa mbere bibayeho kugira ngo habe hacaho umuntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa basanzwe ari ibintu bakora? Hano muri Canada hari icyo twakwita courant négationniste. Courant négationniste irahari rwose. Usibye uwo mugore, hari n'abandi bashobora gutambutsa ibiganiro bikomeretsa twebwe, bikomeretsa cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi,
ibyo ntabwo ari ubwa mbere kandi nabyo tubyamagana tubisaba tubabwira tuti mwebwe mwagize neza mwugurura amarembo mwakira abantu barokotse jenoside none muriho murabatoneka buri munsi dusanga umuti wabyo ari uko Canada kimwe n'Ubufaransa par exemple yashyiraho itegeko rihana abo bantu nk'ibi Judy yakoze hano i Montreal ntashobora kubikora mu Bufaransa kuko itegeko rirahari hano uwo wese azapfobya cyangwa agahakana jenoside yakorewe abatutsi hano muri Canada rero igihe cyose iryo tegeko ritaraboneka kandi bakaba bavuga ko kuva imyaka yose Canada nicyo gihugu ngo gisumbye ibindi bwisanzure bwa expression libre expression ubwo rero intambara turimo ibisabwa ibyo dusaba dufatanyije ndetse n'ambasade yacu Ottawa ni ukugira ngo abashinga amateka ba Canada barebe uburyo ibyo bintu bihagarara uburyo byahagarara ni bumwe n'uko habaho itegeko byatuma abo bose batinya nk'uko ahandi bimeze yego hanyuma ngira ngo iyo basohoye ikiganiro nk'uku no ku rubuga rwabo ngira ngo bagishyiraho kiracyariho cyangwa nyuma yo kwakira wenda ibaruwa yabo iyanyu ndetse n'izindi twagiye kugeza ubu ntabwo turabona ko cyavuyeho ariko twasabye ibyo twita mesure collective zihutirwa uno munsi niho mu biro bya Ombudsman bavuze ko ibaruwa bayakiriye kandi ko bazaduha igisubizo bitarenze iminsi 20 ni ukuvuga ngo niba yanakurwa muri archive zabo bizaterwa n'icyemezo ibiro bya Ombudsman kizafata usibye wenda kugikuraho nta kindi wenda cyaba kizakurikiraho wenda nko kubakurikirana mu bijyanye n'amategeko cyangwa se wenda kubasaba gukora ikindi kivuguruza ibyavugiwe muri icyo twiteze gishoboka ni uko kuko wabonye ko twaranditse ko marasiye Canada ariko hari n'abandi bahagarariye inyungu z'abarokotse jenoside nka Humura ya Ottawa nka Memory Keepers ya Edmonton nka Page Rwanda ya Montreal abo bose icyo bavuga ni ukuvuga ngo mwumvise uruhande rumwe kandi twagaragaje ko urwo ruhande rubogamye cyane runabeshya kuko ibyo ruvuga nta gihamya twifuza ko mwatanga tribune y'abantu bashobora kuvuga ukuri ku byabaye byerekeye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ubwo icyo ngicyo nicyo twizeye cyane gusumba wenda ko cyatambuka mbere y'uko bafata icyemezo cyo gusiba icyo kiganiro ariko twebwe turamutse tugize imana tukabona iyo tribune bakaba batubwira bati noneho muze namwe muduhe umuntu uri buvuge neza amateka uko muyumva nk'abanyarwanda ibyo nibyo dutegereje ariko ikindi ni uko wenda ubutaha haramutse hagize undi muntu baha antene babitekerezaho kabiri ko ino naho hari ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ushaka hari n'uburyo abaturage bagezwaho ikintu bashobora kukinenga bikaba byagira ingaruka ku bayobozi cyangwa kuri radiyo nka radiyo Canada yego hanyuma uyu Stephen Biro we ni munyamakuru ki se iki cyari cyo cya mbere ikiganiro akoze agatumiramo umuntu upfobya jenoside cyangwa nawe asanzwe wenda ari muri uwo murongo abantu bashobora kwibaza uwo ari we kugira ngo ni ubwa mbere ahari bigiye mu matwi y'abantu benshi icyo nakubwira ni uko hano muri province ya Quebec kuko
radiyo canada ivugira muri canada yose, ariko Stéphane Biro we ari muri mu gice cya Quebec, aho radiyo canada ikorera mu gifaransa, n'abaturage ibwira ni abavuga igifaransa. Hari rero kura nyinshi z'abantu bo muri Quebec bafitanye ubumenyi n'u Rwanda rwa kera kubera amateka, abandi banyakanada bo muri West Canada badafite. Muri Quebec rero niho ni nkayo ndiri y'abapfobya bakanahakana jenoside, kuko Stéphane Biro ni umunyamakuru ndahamya ko wenda usibye gukurikira kugira rezo y'abantu bashyigikiye abajenosideri, bashyigikiye kuba bagerageza guhindura amateka. Mbese icyo bagamije ni nko kuvuga ngo iki cyaha kituveho kijye kuri bariya. Ariko ibyo abahanga za jenoside barabizi, na Holocaust hari abavuga ko abayahudi aribo bayishatse, aribo nyirabayazana yabyo. Ibyo ni imvugo isanzwe aho jenoside zibaye hose. Iyo kura rero negationiste iri hano muri Quebec ntabwo ari Stéphane Biro wenyine uyisangije. Abajournaliste benshi kugira ngo ubonemo abantu bashobora kugira ubutwari bwo kuvuga amateka uko ari batabangamiye inshuti zabo, niho ruzingiye rwose, niho ikibazo kiri. Ni rezo ihari imaze imyaka myinshi kuva Université Nationale yafungurwa muri 1963. Abantu bahakoze ni Abakebekwa, nyuma yaho haje kuba cooperation na guverinoma ya Habyarimana. Abo Bakebekwa bose bari muri Quebec. Nicyo gituma rero Stéphane Biro ntibitangaje ku byo yakoze, kuba yarabikoze agambiriye ko yinjira mu bitekerezo bya Judy River, ntawe ubihamya. Ariko icyo duhamya ni uko habaye ubunyamwuga buke, niko habaye kutamenya idosiye agiye kuganiraho, kuko iyo ajya kuyimenya akabanza kugira ubushakashatsi, yari kubaza ibibazo byaganisha rive nko kumusobanuza gihamya cy'ibyo avuga. Aho niho twebwe tubona radiyo Canada ikwiye gukosora. Yego, dusoza rero Bwana Joachim Mutezintare, ni ubuhe butumwa waha umunyarwanda, yaba by'umwihariko abari aho ngaho muri Canada bashobora kuba barakurikiye cyangwa se bataranakurikiye bakabibona nyuma mu binyamakuru bitandukanye cyangwa ku mbuga nkoranyambaga ibya kiriya kiganiro, ariko no muri rusange n'abandi banyarwanda baba bari muri diaspora cyangwa bari mu Rwanda bakurikiye biriya bintu? Ni ubuhe butumwa wabaha? Hanyuma ubwo uranakomoza kuri ibi bintu bikomeje by'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi. Ese ababikurikira bo bakwiye kugendera muhe murongo? Abanyarwanda jewe nibo nabwira, kuko abanyamahanga nabo iyo twebwe nk'abanyarwanda abo tubana tubabwiza ukuri, kenshi barabyumva iyo umweretse ibyabona. Abanyarwanda rero nagira inama nuko kugoreka amateka ya jenoside ni ibintu bidukomeretsa, ariko kuzabigeraho ntabwo byaborohera, kuko ni amateka yemewe, ni amateka yemejwe na instance internationale nka Nations Unies, ni amateka yemewe n'ibihugu byinshi, ndetse n'aha muri Canada hari icyo bemeye, kuko bemeye ku itariki ya 7 ya Mata ari umunsi uzizihizwa na Canada nk'umunsi wo gutekerezwaho kubera jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni ukuvuga ni intambwe ihari
ku buryo usibye gusebya, guharabika, kugerageza kureba ko bagoreka abakoze icyaha bakagikuraho bakagitwerera abandi, ibyo kugira ngo bizagerweho ntabwo byoroshye. Inama rero nagira abantu ni ukureba ukuri uko kwagenze, tugakora mu buryo bwo kubaka u Rwanda rushya, tukareba aho rugeze, tukareba imibereho y'abaturage barutuyemo, uburyo babayeho neza, uburyo iby'amoko yakuruye jenoside twebwe twamaze kubirenga nk'abanyarwanda. Icyo dushaka ni ineza y'umunyarwanda uwo ari we wese. Ibyo rero umuntu ushaka amahoro w'umunyarwanda yakorera muri uwo murongo, kuko uriya wo nk'uko maze kubivuga ntaho uzamugeza, nta n'ibizagerwaho. nk'uko nkubwiye, byamaze kwakirwa, byandikwa uko byabaye. Ukuri rero, nyakubahwa perezida wa repubulika ni uvuga ko la verite tu, ukuri nta birateba bigatinda ariko ukuri kuratsinda. Ubwo rero nagira abantu inama y'uko imbaraga zabo bazishyira mu kubaka igihugu ho kugisenya. Yego, reka tugushimire cyane Bwana Joachim Mutezintare ku bw'iki kiganiro. Hanyuma ubwo nabonereho no kubwira abari mudukurikiye mwe mwese ko yari wo musozo w'iki kiganiro. Twagarukaga ku kiganiro cyatanzwe kigaca kuri radiyo ya Canada ku itariki ya 7. Ni ikiganiro umunyamakuru Stéphane Biro yari yatumiyemo Judy River ukunze kugaragara apfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ibintu bitakiriwe neza, ndetse na Joachim, umuryango akuriye w'Abanyarwanda baba muri Canada, warabyamaganye, wandikira iradiyo ndetse n'indi miryango yindi itandukanye y'Abanyarwanda baba hariya mu gihugu cya Canada. Reka tugushimire cyane, mwakoze cyane kuri iki kiganiro Bwana Joachim. Murakoze cyane Bwana Muhumuza, ndabashimiye. Naho ubutaha rero ibiganiro bya One Nation Radio byo nakagaruka.